turabona hararangaye none se kubwo nabwo simbabazize ni umuntu kwishyurira ubwo uyishyura nkangahe hari umuntu ushobora kuhita twumva ko ati siya kuzagenda umushake inzu umugurire matera ugire n'amabere yomera ni 5 niyo wishyura amabere yomera ubwo nanjye ubu ndumva ndakubwiye ngo umpaye hamba amabere yomera noba n'inkumi bakanyoberwa gahita ushaka umusore mwiza kuko ari ngweba ingweyo ntago twofata n'inyarwanda tahero kuri nabonye agaceri nkabona ubugari nkabona akanyama nkabona utusombe mbana bayizi noneho uguremo nk'ikiro cy'umuceri sibyo urumva nk'ikiro cy'umuceri nanjye ndaguha 2 ahangaha uze kuza gushaka nk'akanusu ye nitwa Isiaka akanusu yitwa Inyama dukorera i Kigali bana banje ayo mafaranga duke twize turashoboka uno naturiya dufungiye kutozana genda tuzane manuke njye kugura akanyama hariya mu Paul Kagame umumenye ute mama yigaze kudusanga ikayo tujya kumusanganiza ndakubwiye ngo nubu aho ngenda hose niwe kubera umutekano n'amahoro mbere namusaba aradukurikiye urumva kugira ngo mbone homba mbone inzu mbamo mujye mumenya naho mushaka rero byose rero ngo hari abafite amabuno manini nzakubaka bibi ese ikigali urahaje Kigali mbabwiye niki umva bahava umva ari ahantu hameze gute none siko numva ngo ni Kigali babaza ngo hameze hataye niwe murwa mukuru w'u Rwanda we yumvisha ubumva bameze nka gute numva bari yarabazungu bameze neza cyane sabona ndi umuzungu kariho mwana wa nakoberetse tambwira babandi batukura ahubwo ni wowe muzungu reba dona Yes kanya ngusuza kandi nezere kumeze neza dukurikira mu bice bigiye bitandukanye Burasirazuba Amajyepfo Amajyaruguru in Kigali ni ubuzima 150 dusaba agiye atandukanye mu bice bigiye bitandukanye ni nahantu hamaze iminsi harabaye ibiza dukomeje dushimiye na leta y'ubumwe ikomeje kuba hafi yabagize ingaruka n'ibibiza dukomeje twifatanye mu mugongo tunabasabire abitabye Imana baruhukire mu mahoro ikindi nkuko kuri kamera zanyu murabona tate wacu tugiye kumuganiriza hari na video muzabona hano twamusanze ku muhanda maracuruza inkwi byose bituma ngira gahinda ndabatire reka musure gene muganirize ahaba muraza no kuza kuhabona nyuma y'ibi byose murajya mubona muri video kamanze mubwira ati amahoro amahoro y'Imana abane namwe mugeni turi kumwe bana bandi ako mukecuru bakwitande Daforoza Nyirabaje aha duherere ni hehe wenda akagari n'umudugudu wenda batubwira akagari n'urukoko sikora umudugudu ni Bisizi twabonye ubuzima ubayeho tubona n'imyaka ugezemo turavuga ati reka tugire gute tukuvuganire nanjye ndi umwana wawe nabona umwuzukuru cyangwa abana umwuzukuruza ni nabyo umwana wanjye hari abantu badukurikiye ugiye kuganiriza wisanzura uganire ubundi mu buzima bwawe ukiri umukobwa byari bimeze bite tangiro kiri inkumi nari inkomeye nyine meze neza iwacu twavuye muri Kongo twebwe ni iwacu nyine ababyeyi banjye bakiriho ubwo barigira twavuye barashaje n'umutware wanjye yarashaje ubwo byari mu mwaka sinzi ko ntazi no kwandika no gusoma ko azasenkisa bajya bambwira ko ntajya nzimenya ntago yibuka ariko ndabona n'ikigero cyane ndi mu myaka 100 senkisa ni 500 niwo mpahana wambwira ikinyarwanda bamaze kumenyera sinzi ibiswahili ntago biye twavuye muri Masisi tuvuyeyo tujya muri Kayove ubuye Kayove ahantu twari turi bahagira ishyamba hagize ishyamba rero ubwo baravuga ngo tugeze ha Gikongoro ubwo Gikongoro mbona ntagishobora nza hano ku Gisenyi waje hano gute wisanze hano gute uzanywe nande Bikayove sinahagendaga n'amaguru se
ubwo uri wenyine naye munzi hari inzira z'ikinyarwanda none ubwo ni nko kuva mu mujyi wa Gisenyi urahazi ni nko kuva nk'aho ugereye mu mujyi wa Gisenyi cyangwa urarenga ugakomeza ugaze kugira ngo ugereyo aho ngaho aturutse n'amaguru byagutwegeye kingana kugira ngo urwo rugendo ntabwo umuntu yasubiraga mu mujyi yanyuraga hano ku ntuzo nanyuraga hano mahoko mu nzira z'ibinyarwanda byagutwe iminsi ngiye ko kugira ngo ugere ino navagayo mu gitondo nkagera ino saa 9 ubwo byumvikana nk'ibirometero bigera muri 5 bya birometero byo mu bwira ziti abadukurikiye niyo mpamvu tuma turababwira gutya siko se nkatwe dora niberaga mu mashyamba nza mu yandi ibyo bya birometero n'ibiswahili sinjya mbibizi turifuza noneho kumenya ubayeho utungo njyewe ndiko nka turiya dukwi ku mwana nkuyu akamfasha n'iyi nzu muyiriyo ni nk'iyi nzu uyu mwana rwose aravuga ati mukecuru wanjye nta handi n'umushyira ubu urarusha ko utambuka uharebe n'iki cyumba na salo turabona hararangaye none se kubwo nabwo simbabazi ze ni umuntu ukwishyurira ubwo uyishyura nkangahe hari umuntu ushobora kuhita twumva ko ati siya kuzagenda umushakire inzu umugurire matera siko n'amabere yomera ni 5 niyo wishyura n'amabere yomera uramutse ubonye ahandi ujya hatari hano heza mwana wa ubwo siya mana nabanyikuye he ubu si buriya ndi kugenda nshoboye uko bireba sinkubwira nti utira nkajya guterura upfundura n'isafuriya y'abandi dukwingenda natugurisha nkagura akajumba cyangwa karayi buri utugurisha nkangahe turadukwiye udufungo nyamfunga gafungo kwijana imana nkabona 300 se 200 mbese cyangwa zikanarata zibona abakiriye uzikura muri he shyamba zikura muri iki kirere cyo cyahitwa mu Rutagara kuva hano abadukurikiye ugerayo ni nk'isaha yose ubwo ni hafi y'umupaka isaha n'igice ujye kuzana turaduka nuko dushakisha mu ntuzi z'abandi umvuye imbabazi ati dukonde tujyane umubati mvira mu ntuzi abantu rero badukurikiye bagira umutima mwiza niyo mpamvu nari munda kuganiriza kugira ngo umwana wanjye ubwo nanjye ubu ndumva ndakubwiye ngo umpaye ahomba amabere yomera noba n'inkumi bakanyoberwa gahita ushaka umusore mwiza kuko ari ngweba ingweyo ntago twofata n'inyarwanda aho kugira ngo umusore ayigukweye wowe bahita uyimukwera nabyo nta bushobozi nabonye ubushobozi ntayimukwera akaza tukabana umuntu udukurikiye ushaka kwibaza ntabwo wenda ntabwo twajya mu buri bwawe ashaka kubaza ati umuzukuruza ariko kandi umuzukuru ahubwo niwe wari umugabo wawe ndabizi kera ateranaga ubwuzukuru na nyirakuru niba nabo ufite abana bangahe nshaka no kwibaza ngo urabaza naba hari uhinguka nshaka no kuba ati reka nibaze ngo ufite abana bangahe nimba bahari ese kuki ntacyo bagufashije cyangwa nimba badahari byagenze bite n'ibihomora by'indaya by'abakobwa ni nk'abangahe ni babiri wabyaye kuki wabyaye babiri se none se niba imana niyo ntariwe mbabyara itumye ndapfuye nabi se ngo nuko nababwaguye kibirutwa nuko mba ntarababyaye ni nka wa mugani ngo natahiye kubyara gusa uheruka kubonana nabo ryari kuva mbaheruka tuva Kongo hari ibaze ubu abadukurikiranye ubwo mwana we tugereranyije afite nk'imyaka nka 50 mfura yawe kuko umukecuru afite imyaka 100 mbese ndakubwiye ngo iby'imyaka ntabwo mwabimbaza cyane ndakubwiye ngo n'uyu kera tukiri iwacu muri Kongo yabaga ataragera mu gitabo uyu ngo ufite imyaka afite ingana afite 16 none se byo ababyeyi bashije ntibabyitagaho nta wabakurikiranaga byari bya kera mbese utumye byari byo ugereranyije ubuzima ubayemo wumvaga kwe kububamo izimana nkabona ubunkuramo se Imana naba nayihawe niki ubu bona ngenda nshoboye tate kwereke umusatsi waje ukusanzira ko ari imvi gusa nuko ugendera amabura kindi
kugira ngo kwanga biti- gusaba gusaba si wasaba ndi kwiba ahubwo inzara kandi iryana nabi umutware yagiye he yapfuye kera yapfuye kera yaguye muri Kongo ubu umuntu akubwiye ngo ubayeho ute mwambutse ariho yarapfuye yari yarapfuye imyaka myinshi ubu umuntu akubaje ngo ubayeho ute ndiho nabi none sinkubwira ngo ndiho neza ubu ubona uko nsanze kuri yanje ubona ko ari agaciro gusa ni ugukunda gukomera niki ikintu impamvu nari mbivuze ni ukugira ngo nawe badukurikirane byumve nanjye ndimo ndabira ko iyo imvura iguye ubu ntuntu ntihagirwa muno ntago haba hari amazi aherutse gutwara abantu iriya mu rugerero ubu hari abantu bo ucyumvira nkuru nta hantu ubaye wese ubitekerezaho ute njyewe si uri kumva uko bigeze hagati nabona kandi turi kure uwambe basa y'ibihiye nayimara ariko ibisi sinobyikorera ngo mbishobore byagaze hagati inzara yanjye nkavuga nti mana washobora ukanjyana ukamvana ku isi ko ntagira hepfo no haruguru kandi aho moto yaza nkayihunga simpagarare ngo inyice igikoresho cyitwa telefone urakizi telefone igendanwa muri utu tuntu mfite tubiri telefone ni iyihe muri tuno tunumubiri niba telefone ndeka ubu se wewe mwana wanjye urabimbaza ngenda kera mwarazikoreshaga mbese wowe by'amajyambere ko navuye mu ishyamba nkasubirika yewe nabyo ntabwo wigeze ukoreshaho telefone mama n'uwo yimpa sinomenya kuyireba wigeze uyikoreshaho rimwe na rimwe se njye wabandi ntayigira none mama wahoze uvuga ati hagize umuntu ukugira neza n'abadukurikiye n'ababyeyi mwe hari ababyeyi nkunda kugenda nshima hari ababyeyi bagira umutima wo gufasha kandi ufasha yafashwa nimba wariye umenye ko wari ushonje nimba wambaye neza umenye ko wari ushaka nawe kuba yakamba neza nimba uryamye kuri matera nziza umenye ko hari umuntu ukeneye kuyiryamaho namwe mufite amakampani yanyu ya za matera n'amashuka meza n'ibiki nyamuna muduhamagare dusure n'umukecuru none mugiye neza ukamukodesha nibura n'inzu y'icyumba na saro akaryama neza nzanagushyingira ariko mwana wa inkora ikisi ndakubwiye ngo uwo munsi banshaka bakavuga ngo bene wa mukecuru se munyoberwa murashobora batarashaje buriya koko kakazi oya nuzi ko n'ubukene bushajisha umuntu bwangu hari uwo bavuga twari twaravukiye rimwe siko ariko wogira mbengo yari yaravutse mbere yanjye uhuye nawe n'inkumi hari abantu bagukurikiye kuko isi yose yadukurikiye mwabanye wese bakubona bari bazi ko wenda witabye Imana urababwira iki bari barakubura irengero bati disi tate ntagakibaho bakaba bakubonye uri mu Rwanda ngize neza ndakubwiye ngo ibiboko byonagana n'amatama nese mama urifuza kurya neza ukambara neza ukaryama neza none se nabibonye ubu singe ndakubwiye ngo ahangaho uryo tudusafira tubiri turi kureba ni turiya dukwi ukananize ngo ndagura utujumba wenda nimbona tudukwiye n'uturayi twitwa twatundi duto zingire mu gasafuriya kiri hano kiri dukwi muziyo rero buriya twahoye gutya nabateka nze ngo mbinyenyere nkumurikire ku badukurikiye abantu bo mu Rwanda bari muri Canada bari mu Bubiligi abari muri Amerika bari hehe dufashe no mukecuru nyamara n'igihumbi kimwe tugiteranyije byavamo byinshi yo mwana wanjye koko nozo byifatamo nti ko hari kubera Imana ariko birashoboka Imana iduhuje ndakakwambura n'ubavuye ngo mwakasura umutima uri gusohoroka muri ya mafaranga warugakumbuye ukabona narindi kuvuga nti turiya dutwinguramo agasururu simpaha mutukino ariko rero umusuru nukureka kanywa amazi nkagereka ku none Imana ni nk'agace ukumbuye kurya umva umutima ushaka kurya njyewe uheruka kurya nabonye agaceri nkabona ubugari nkabona akanyama nkabona utusombe mbana bayizi noneho turere kakane ko yandi yanyweyemo akantu none aya ngaya uguremo nk'ikiro cy'umuceri sibyo urumva nk'ikiro cy'umuceri nanjye ndaguha 2 ahangaha uze kuza gushaka aka nk'akanusu nitwa Isiaka
akanzu yitwa cy'akarobo Elise. k'inyama dukorera i Kigali. bana banjye Ayo mafaranga duke twize turashoboka. uno naturiya dufungiye kutozana Genda utuzane. manuka njya kugura akanyama hariya muri noneho uze no gufata akantu urumva n'agacupa gacumwe ndararangira ndaramuka nabyibushye kubera Imana Imana impuje nawe mwana wanjye Imana impuje nawe Imana impuje nawe Yesu kwizera rya Patiri na Mwana na Roho Mutagatifu Imana ishobora byose urebera imfubyi n'abapfakazi n'abatishoboye bose umfashirize n'aba bana n'ubu umutima urakeye ndaramuka nashishe amabere yaje kibuno cyaje babyeyi mudukurikiye bana mudukurikiye mujya mufasha benshi ndabizi nanjye bamwe muramfasha dufatikanye kandi munyere ku rukundo kandi n'Imana izokongera sinakubwira ngo urwabo ruzotemba amata n'ubuki kuko nyine Imana yakuyoboye nanjye umugabo ndubatse na byabana b'impanga ndakubwiye ngo Imana yakunyoboye siko mbona uraje ahubwo nibajije umwana se anzate mbona rero nyine urankurikiranye urambugishije agatema kahuze nkubisa nerutse utubwiye ko wavuye muri Kongo mu Rwanda perezida w'igihugu cy'u Rwanda uramuzi Paul Kagame umumenye ute mama yigaze kudusanga Ikayove tujya kumusanganira Ikayonza Ikayove nabaye Ikayove noneho ya mirima bari baraduhaye bayigira shyamba rya paraki baravuga ngo tujya hitwa Igikongoro n'abandi harabananiye n'abagabo harabananiye ubwo rero mwe nkatanze no mu wamwifuriza iki ngewe umukuru w'igihugu cyacu umukuru we ndakubwiye ngo nubu aho ngenda hose niwe kubera umutekano n'amahoro niyi njya kuzana utudukwi nta muntu uvuga ngo ikinyamuketo hari n'abajya bazinyakira bakazizana bakazigeza hamwe isoko kumunyambabazi nkamwe kubiturutse kuki ku mutekano w'umukuru wacu siwe asa n'abantu bose ntajogora abakecuru ntajogora abasaza ntajogora abasore icyo wamusaba ni iki icyo umusaba ashaka kubwira nk'umuyobozi wa hano wa akarere ka Rubavu meya waho yarasimbuwe kwa nino byiza hari n'abandi bazo bagiye kujyaho hari n'abatuye muri kano kagari no muri no murenge ashaka kuvuga ati bayobozi uriya mukecuru mugere mu mwiteho wamusaba iki icyambere namusaba aradukurikiye urumva kugira ngo mbone homba mbona inzu mbamo mujye mumenya naho mushaka nimara kuba naho nicaye nk'uko icyo azampa nzakirira bazanye kibuno amatama ameze neza icyo mukarishya rero ngo hari abafite amabuno manini nzakubaka abiri abakobwa Shadi buramuzi ntago muzi bose nuwe ni umukobwa ngo mwiza mu Rwanda kurenza abandi ariko mama reka nkwibarize buri ubwiza ni mwisura cyangwa ni ku mutima ubwiza buba ku mutima iyo ufite umutima muzima nk'uri ibi munkoreye muruta wa wundi hari usa n'umuzungu n'izuba ubwiza ni umutima ayo mafaranga tuguhaye uzi wabasha wa mugani ku shaka kujya kugura iyo ni mugasanga barakwibye aho nanga yaramburu tugira ataya naya nzi ko bara ayufashe nangaye nyerekamo za sengsa muri amafaranga nguhaye 500 yonyeka muri amafaranga 500 nayaye aya ngaya ikibisi bitatu ayo 3,500 3,500 noneho ngwerekana ya ntaye yendera nta kibazo andera ho mwenda mushize mwana nta kibazo turacyaganira na mukecuru ahaba murimo kwarira mukaturaza gutambuka mu nzu nubwo hatagaragara neza murimo murabona bimwe mu bice byetandukanye birimo indani cecuru yamye heza akambara neza akarya neza yasaza neza korera ijuru kiri ku isi numara gupfa ijuru ntabwo wese yakubita teranya turebe barabaza 3,500 uruka 250 usumwa magasuru 2,500 umutima uri gusohoroka ubwo n'icyo sense birabangahe hano nzi kubara hano biraba ibisi bitatu na 500 ngo bibaye bine kongera n'ibyo biceri 4,250 no gasasa mama none icara twisoreze kubera Imana n'inzajya nzina
rimwe na rimwe inshallah Imana nibishaka niko Imana ikidutije ubuzima zanze kugusura. Nyuma y'imyenda iyi ngiyi wambaye hari ugera mfite utundi twenda tubiri ariko natwo ni nk'umuvandimwe wagiye atumpanya njyana gusenga. Ujya tujyana gusenga. Ujya usenga? Ndasenga. Yego usenya mu idini. Mugaturika. Niyo mama kwesha kiraki. Cyo cyatumye ngira. None se urimba ruko wagiye gusenga gusa. Nahandi hantu ujya utemberera. Sintemberera. Iyo ngiye gusenga ndatwambara. Nagaruka gutaha ubukwe. Kwese mbatumiwe munani. So arega mwana wanjye ariko iyo umuntu yabaye mugufi ninde wontumira se ngo nje gukora yiki nje kumutwerera. Nkori kujya kurya gusa. Hari umuhanzi uzi muri kino gihugu. Nta bahanzi bavugira mu maradiyo simba. Nta muhanzi n'umwana mu Rwanda uzi karirimbo ke. Arakaririmbo uzi kuri Iri radio si. Kandi ubu yishaka. Wayimpaze nomenya kuyivuza. Kubera iki byashoboka. Byashoboka ariko nyine none se cy'umuntu adafite avuge ngo uzoba udafite ibiryo uvuga ngo ntiwate ngo bivuze ngo nta nubwo n'amakuru ujya kwajyana amakuru n'ujyumva n'amakuru ngo umenye ngo bimeze bite. Ubuse sibyo aho nonyura iradiyo ihari ivuga ni nabyo ngenda mvuga ngo Imana umfashe mbona udukimba umfashe mbona icyo. N'akaririmbo nakamuzi. Muri radiyo? Nako nawe waba wiyizi ubwo wenda wanaririmbaho. Nabayeho nagahanga. Nakake wabayeho? Ubwo uhazi nyine uhazi wa. Wizihiwe kesi kandi. Nayibona indirimbo. Reka ngusezeranye ikintu. Ningaruka nzakoza na radiyo. Imana imubuzima. Kukanyereka nunyereka naho nyitana. Nzaza unyereka nuko radiyo nkugurire n'amabuye yemwe kubugicana. Wumve radiyo Rwanda. Yemwe ubwo si kandi Imana azaba atari amahirwe. Nzabikora. Ngaho. Imana imubuzima. Se mama wivuza gute iyo wagize ikibazo? Ugira ubwishingizi nka mituweli. Mituweli. Bari barampaye mituweli y'abatishoboye. Yenda ifite. Mu cyiciro cya mbere. Ubuye urwaye kwivuza nta kibazo. Ugira urwara izihe ndwara kare bamwe ngo mibe naho njyana hariya kwa muganga bampa umuti wayo rero twe bapfa kuduha niyo barwaye. Abakecuru. Ariko rakomeye. Ingomeye wangu uyo jya nari ingomeye oya n'urakomeye uzimambu hari abakecuru batameze nkawe bama niba barahazi imirete urahazi usanga barageze mu zabukuru no guhagarara bagenda ku cyo kugira nanga sinkomeye namabura kindi naho basazagira umwana umufasha umwami turutse aha ndamuturutse aha azabura kwirwa gangaje ku mutebe ati sinshoboye kuko bafite abayatese Matimo turagerayo ku musozo w'ikiganiro umuntu uzagira icyo akora azongera mbone hano mu kiganiro naje kureba mukecuru icyo uzama cyose nzakizana bama amafaranga bama ibyo kurya ari n'abantu bagiye kutubara ko bati isanda ngo tuzajyane kuva Kigali mu Rwanda uze Igisenyi naho ni mu Rwanda n'urugendo rw'amasaha ane mu modoka ariko tuzaza muzaza Ikigali urahaje Kigali mbabwiye niki wumva bahavuga wumva ari ahantu hameze gute none siko numva ngo ni Kigali babaza ngo hameze hataye niwe murwa mukuru w'u Rwanda we yumvisha wumva hameze nka gute numva bari yarabazungu bameze neza cyane sabona ndi umuzungu kariho mwana wa yakoberetse mbwira babandi batukura ahubwo ni wowe muzungu reba dona kacyare mwana wa nari kuhimigisha ya miri mana gitare cy'amahanga we turabonye uruhare reka dusengere dusoza dusengere abadukurikiye nimba koko mugira umutima wa kimuntu babyeyi mudukurikiye ndabizi mugira ubuntu ndimo ndamusabira ubufasha abatwuma ndimo ndagusabira ubufasha aba babyeyi badukurikira bazi ushaka kuvuga benshi nk'ababyeyi bitwa bajamire na bakayitese mumfashe n'abandi ndabasubije muri hose mu mahanga ariko tutarasoza ataradusengera najya mubaza mama uhereka kwisiga utuvuta ku mubiri naguze utumesa ngakora ngashyira mu wisiga amamesa nese none ari abateka ubona ziriya nkwi ubona ziriya nkwi zivuye mu ibyo ndya zikavamo n'amavuta nta uheruka koga ubwo noze n'urusi kandi ntusanze nuga kwisiga hari amavuta yabugenewe asigwa ku mubiri agura amafaranga rero ndagejeje ndabizi kuyisiga ndabizi utumesa ukanaduteka
natwo natugoye twasengana wisiga utumesa twasenkana nta kintu tugutwara ku ruhu se ariko se ubwo wowe urabona ubu wongira muzima turanapfunyaye mpagaze Elise reka mukecuru dutembezemo hano hagati dusoze gawe nk'umuntu umureba mama ngwino katiremo hano zaganza gusure sure ubu ndarara ndi gushusha nabo nuko nta telefone ufite nayo nkwamagara nuko uzayimpa ndabizi ubusa ne bayikwiba aho uzanjyana niho uzayinkirana uduhansanga yego noneho hano si faranga tubike neza bataza kutukwiba ariko nta muntu mana umuntu wahuguze umukecuru ko amafaranga tumusigiye Imana nizamuha ijoro barapfundura nabiye muracyadukurikira kuri Kigali News 150 turacyari muri bya bice bigiye bitandukanye turi hano tubona ingufuri cece marayishaka impamvu mubwiye ngo adutembereze hano hanze ndagira ngo mumurebe umukecuru rwose aracyakomeye ariko nanone arimo aravuga ati sinzi niba mutamwumva neza ibyo avuga yego nibyo yakomeje gushimira Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku mutekano wo mu Rwanda ku iterambere yarinze ahantu arara ongera zamura gatoya zamura reba ahantu arara ndebere kandi wowe uryamye neza bicara mwifite kabisa Imana izakugiye neza uzavuga ati hari aho mvuye bayobozi cyane cyane abari muri Rubavu no muri umudugudu hano mu Bisizi bya kabiri mu gasantere gahari niho duherereye niyo baza tumukecuru ucuruza inkwi hano hafi biroroshye nkuko dushimire umuntu waje kutubwira ati mukecuru atuye aha ibyo ni byo mu bice mubara biri impande ye baravuga ati umutekano ni wose ibintu nibyo ni byiza dushimire umukuru w'igihugu ikiza afite na mituweli kwivuza biramworohera ariko nanone agaze ku kintu kivuga ngo ndamutse ndyamye heza nkambara neza nkaba mu nzu nziza sinaza ni buno ntamera neza umukecuru agiye kwifungira afunge nta kibazo akagufurika bajya bakamenya ngo bakwibe baba sininde waza honda nde afata mwiki bamugane yakwibiki ariko wakomeje uvuga ku mutekano nta muntu wakwiba aho kandi mama nta nawe mbuye nawe nakubwiye ko hari n'umusore nk'uyu mvuga ati ntutuzana nikoreze n'uwari ufite amakositinya arambwira ngo aziko ntabahura nawe ngo se twikire gutya ngo none se tate ngo wowe nturi umuntu guhura nanjye nikoreye izo ngugende ngo zikuvuna ngo nanjye mpari yaragutwaje yazivanye uriya azigeza aha arabona aramanuka agiriye kandi yari kunyura iriya yambaye costume mwiza buriya n'ubwiherero bwa hararuguru nje kubibona ariko burya nawe afite ubwiherero bwiza byaba neza uko umukecuru yisaziye ariko rero n'Imana nawe ntari birye njyewe uyu n'uyu nguyu Imana imugirire neza niyo ndwaye ararwaza reba nuko akateka kangabirira mukecuru muramubona ko afite imbaraga arashaka gusaza neza kamera neza ugenda ugura akanyama ugenda ubabwira ati nkuma kanusurobo gwe n'agaceri nk'ikiro ugenda ugakara hasi buribuka gukaranga uribuka gukaranga erega urukumva se ni ukubibura ubundi ndabizi ngo tukiri Kongo nanjye nkiri umuntu narateka reka noneho impamvu twatukozanya gutya no kugira ngo abantu bakurebe unahagaze nanjye nduhagararanye tugiye Kigali ni urugendo rutoroshye kuva i Rubavu werekeza Kigali ni urugendo rukomeye no kuva aha ngaha tugera mu mujyi wa Gisenyi nabwo ni urugendo bamuna koresha hafi 1000 kuri moto mbonaga ari ibintu byoroshye turagize Imana natwe tugusigira Uwiteka banje mugende n'amahoro Mana ngitaro cy'amahanga Mana itamanuzwa Mana urebera imfubyi n'abapfakazi n'abatishoboye bose mugende mugira urugendo rwiza abana banje yakubwiye ngo ari kuzasanga n'amabuna ari amabuna yego n'ubu byonyine musezanye kuzakuzana radio ndemwe nzayikora ku giti cyane yikureho aho uzabunkize heza hazima ubona ko nosigara radio hari nkayihasanga
bamenye zirimo. Ni ukuvuga yuko niyo twayikugurira uri hano bayitwara. None kereka nyine ndahantu na nyine hashobotse. Ngo dusengere twiragize Imana. Mwamikazi w'ijuru n'isi Bikira Mariya, urebera imfubyi n'abapfakazi n'abatishoboye bose, Mana y'ubuhanga rwose, ufasha abana banjye n'abayobozi b'igihugu bagira amahoro n'amahirwe, urugendo rwiza bagenda imbere. Musabye nkwinginga kandi nkuganye nkuganira kuko ujya umpa ihumura ati komeza umutima uzabona abagufasha. None koko bamfashije, aba bana banjye bagira urugendo rwiza n'ubuyobozi bwose tugira amahoro. Amen. Reka nkushimire wowe wari udukurikiye kuri Kigali News 550. Byane naho mbabwira ngo ndi umugabo udakina n'abana ukina na banyina. Uwo ni nyina w'abana, ni umubyeyi wacu, ni umubyeyi nawe wareba ukamugira impuhwe nkuko turi kumwe ahangaha. Natwe reka tumuragize Uwiteka, Imana idutize ubuzima, tuzagaruka. Urakabyara mwana wawe. Sigara amahoro. Kambaha impunzi. Turadushimye.